nawe wasanga uri mu bantu bajya bibaza impamvu bamwe baza kuri YouTube ari ubwa mbere ukabona batumbagire views zirimo ziraza rwose ukabona zirimo zirirukanka cyane ku kigero kiri hejuru gishimishije mu gihe wowe cyangwa se abandi views zoho zaranze kandi ugasanga unamaze igihe kinini unakora ibintu byiza unafite ibikoresho bya hatari bya danje ariko nanone views zikabura. Ibya biterwa n'iki? Iki nicyo kikwereka ko nyine YouTube algorithm cyangwa se imikorere ya YouTube itandukanye n'izindi mbuga nkoranyambaga zose. Hari amakosa abantu iyo tugitangira YouTube twitaho ariko nanone mu by'ukuri ugasanga ayo makosa turimo turayastickinga turayamara igihe kinini kandi ayo makosa mu by'ukuri niyo azatwirangiriza. Ibi nibyo tugiye kuba twarebera hamwe rero impamvu abantu benshi bakiza kuri YouTube views zikunda kuba zababana akasamutwe zidakunda kuba zaboneka. Nawe ni muri mushyashya kuri YouTube ube hafi nyine kugira ngo nkubwire neza ikosa ushobora kubukora rituma views zawe zikomeza kuba zaba hasi. Ndagira ngo nkubwire neza ko buri kimwe cyose ndaguteguriye hanga gifite aho gihuriye na video imwe. Birumvikana kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa neza uzakore video yawe iri perfect biragusaba kwitegereza ndetse ukicara ukiga ibyo ngiye ko nakubwira muri iyi video yose ngiye kubana mo nawe. Utibeshya ngo ini numva iki ngiki kirahagije buri cyose ngiye kukubwira ni icy'ingenzi. Utibagirwa gukanda subscribe hano hasi kugira tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Nimba umaze kuyikanda urakaza neza mu muryango mugari w'aba Creators Rwanda. Murakaza neza. Murakaza neza rero nimba ukiri kumwe nanjye uri uw'ingenzi cyane utibagiwe gukanda like ndetse na subscribe. Rero ikintu cya mbere gituma abantu benshi views zikomeza kuba zababana nyine ibibazo tiziboneke pe. Hari ikintu bita your content are overpriced mbega iri buri hamwe. Reka nkubaze ubundi ni iyihe content yawe? Ibi bintu nkunda kubona bibabwira. Content yawe ni iyi. Ese ukora iki? Urateka cyangwa se urigisha, wenda ukora ibiganiro, kina filime, kina comedy, mbega umwihariko wawe ni uwuhe? Ibi ngibi ni ibintu YouTube yitaho cyane. Reka nkubwire nk'ikintu kimwe. Tureba ko iyi channel yanjye wenda nyuza ibintu by'amasomo yo kuri YouTube. Na amasomo yo kuri YouTube niyo munziho. Reka nguhe urugero wowe uri murandeba. Ngaho tekereza ejo ubyutse ugasanga kuri iyi channel yanjye ndimo ndanyuzaho ibiganiro byo guteka n'urugero. Tugeze uzabireba. I'm very sure neza ko uzabireba ukavuga ati kabyihorera. YouTube rero nabahanga cyane iyo batanze video ntuyirebe kandi wari usanzwe uyireba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi biranyafecta njyewe. Niyo mpamvu rero buriya iyo ufite content yawe ukavuga ati okay na amasomo ngenda mbigisha birumvikana nubona notification y'isomo buri buvuga ati okay nubwo ndafite umwanya ariko ndaza kureba iki kiganiro kubera iki wabonye neza ko ari isomo bigwe indi motivation. Ariko nishyiramo wenda ndi muri gym ndimo ndakora ikindi kintu ndimo ndateka urabona utari focus nta n'igihe biri buze ko byagutakariza nyine ko wabireba. Icyo kintu ni ikintu kibi cyane. Narababwiye ati ikintu cyose uri murakora kuri YouTube uri murafocusinga ku bantu. YouTube ni abantu, YouTube ni ngewe, YouTube ni wowe, YouTube ni uriya. Mbega nyine YouTube ni abantu bagize ya YouTube. Nimba udafite abantu kuri YouTube uba wasigaye niyo mpamvu views zawe ari nkeya. Abo bantu rero bajyanwa n'iki? Abo bantu bajyanwa no kubura ibyo baje bagusangaho. Nimba wenda nararebye video yawe kabona rwose ndimo ndigisha ibintu biraryoshye mbega nyine amasomo ameze neza, nzakora subscribe kuri iyi channel ariko none icyo nkurikiranye kuri iyi channel no kwigisha kuko niyo video nabonye. Nintana nkava mu kwigisha nkajya mu guteka wa muntu ntazabikunda rwose azahita yigendera. Ibi bikajyana cyane no muri field urimo n'ibyo urimo urakora. Nimba urimo urakora comedy okay it's okay focusinga kuri comedy yawe ibindi bintu byihorera. Buriya nimba witegereje abantu bafite amacano yose ari big cyane mu Rwanda bari focus nta muntu ujarajara ugira channel nyine ikomera cyane. Reka ngo urugero reba Isimbi ni ibiganiro. Wari wabona Isimbi anyuzaho filime? Ntabwo. Wari wabona Isimbi ajya muri gym akifata video agapostinga? Ntabwo. Kubera iki? Ari focus. Umuntu uzajyayo azaba azi ko agiye kureba ibiganiro nyine. Urundi rugero rutoya reba Bamenya icyo akora n'iki ni filime. Urabizi neza nyine ko ugiye kwa Bamenya ugiye kureba filime. Nta bindi ugiye mbega nyine nutajya kwa Bamenya uraba ugiye kureba ibindi ahandi. Ariko channel yiwe Bamenya series ni Bamenya icaho nta bindi ari mu murongo wa nyawo. Nitegeka Glacier Papa Sava ni Papa Sava anyuzaho iriya filime ya Papa Sava. Abantu bose nibitegereza bakuri ibintu bya hatari banyuzaho content imwe bagafocusinga kuri ya content ahubwo bagahora iteka ryose nyine bashaka kugira ute kwiyevaluwa cyangwa se kugira ibindi bari buze kuba bakiga nyine bongera muri ya channel
yabo. Icyo kintu ujye ucyitaho ndetse ukimenye mu mutwe, umenye neza ko ibintu by'ingenzi ni ibiki, ni ibyo providing cyangwa se ni ibyo abantu bakuziho, aho kugira cana ugasanga ibyo ushyizeho none ntabwo ari byo ejo ushizeho, ejo urahinduye, nta consistency ufite. YouTube ntizamenya aho izapromotingira ibintu byawe. Video yawe se YouTube izayishyiraho kandi ibura nyine nawe utazi ibyo ukora. Iyo wakoze ibintu YouTube nayo ihita ibona nyine, tuhita ivuga ati okay, n'umuntu akora ibi ngibi, video ze tuzaza tuzipromotinga kuri aba bantu wenda bijyanye n'uburyo algorithm imeze. Ariko nubihindagura YouTube nayo izamera nkaho nyine ibone ni ibintu bitameze neza, bidasobanutse. Ikiyore usange uri muri abura views, uri muri akora content nyinshi ariko nta views ufite. Icyo nicyo kintu cya mbere abantu bakiza kuri YouTube bakunda kuba bakibeshyaho. Ikindi kintu cya kabiri, aba YouTuber cyangwa se abantu bakiza kuri YouTube ari bashyashya, iri ni ikosa bakunda kuba bakora. Ntabwo mwumva audience, ntabwo mwumva abantu murimo murakorera ibintu. Reka ngire ikintu kimwe nkubwira kandi ucyumve ugisobanukirwe. Nimba uri umu content creator cyangwa se nimba ugiye gushyira ibintu kuri YouTube, umenye neza ko YouTube ntabwo ikwitayeho brother. YouTube ntabwo yitaye kuri njye urimo urakubwira ibi bintu, YouTube yitaye kuri wowe urimo urabireba. Icyo barashaka ukunda content, ujye uri iteka ryose uza kuri iyi platform nyine uje kureba ibya postinzwe. Ibyo ni byo YouTube yitayeho, ntabwo YouTube yitaye kuri njye Oliver Regra umu content creator. Hoya, ahubwo icyo bavuga, ese uno mu content creator cyangwa se uno mukozi wacu arimo arakora ibiki? Rero kugira ngo ibyo bintu bigende neza, biribuze kuba byasaba kuba focus kuri wowe cyangwa se kubyo ukora. Biribuze kuba byasaba kuba focus kuri wowe nyine umugererwa bikorwa. Buriya akenshi cyane uko nukuri gukunda kuba kwaryana, nimba ukoze ikintu umuntu akaza muri comment akakubwira ati mwana ahangaha wakotoye, biga nyine washyizemo amakosa. Aba content creator turababaye nyine ukumva birakushokinze, nyine urababaye ukavuga ati se nk'uyu nguyu aza amajoro naraye. Biga nyine ukabyumva gutyo unamuha umwanya, aho kugira ngo utekereze ese koko ibi bintu ambwiye nibyo. Niba witegereza ukareba buriya abafana cyangwa se abantu bazakubwira ati ibi bintu kubimeze, akenshi cyane usanga bari mu kuri pe, usanga bari mu kuri. Ahubwo nuko nyine tuba twakoze cyane, wenda wanataye umutwe. Reba nk'iyi video ndi kuyirecordinga ninjoro, ukumva neza ko atakabaye nyine akubwira ibyo gucira imanzi, kandi at the end of time uwo nguwo urimo urabwira gutyo ni urimo uratuma ukora ibyo urimo urakora. Ni cy'ingenzi cyane, ni ikintu cy'ingenzi kujya ugenda ukareba comment ukazisoma, ndetse ukareba za comment zimeze nkaho ziri hash nyine, za comment zimeze nkaho nyine zigutriggeringa, za content nyine zimeze nkaho zigukanda ahantu. Hari comment usoma ukavuga ati kabisa uyu nguyu yarampaye. Iyo comment rero ujye ugenda ureba ati ese koko ibyo uyu muntu avuze sibyo? Nibi nawe ngombwa ushaka umumenta wawe, ushaka umuntu uri buze ko yakuganiriza. Reka mbabwire ibi bintu byo kuri YouTube, buriya ushobora kwibwira ati kuri YouTube si business. YouTube ni business, ahantu ushobora kuba wakora miliyoni 2, ushobora kuba wakora 500,000, 400,000, 200,000 buri kwezi. Aba ari business irenze uko ubitekereza. Ama business yinjiza ayo mafaranga ni makeya mu Rwanda. Niyo mpamvu nawe ukeneye umumenta ukavuga ati okay, mfite umuntu uzi bya YouTube, in case nimukenera azanyandikira cyangwa nzamwandikira mubaze. Iki nicyo kibazo nkunda guhuriraho rero n'abantu. Umuntu yumva neza ko namufasha ibibazo bya YouTube yiwe, ariko akibagiza ko at the end of time none nanjye ndi umuntu, ndi umusore nkeneye amafaranga yo kuba kwishyura inzu, kwishyura umuriro, kwishyura nyine buri kimwe. Rero ninjye kuguha isaha cyangwa se amasaha 2 for free, ndabanisha igihe cyanjye cy'ubusa. Akenshi cyane rero ni nk'umuntu anyandikira akabona simusubije akagira umutima mubi, ariko ntabwo ari umutima mubi, nuko nanjye mba ndi mu bindi bivuze kunyungukira. Iyo mpamvu nkubwira rero ugomba kugira umumenta cyangwa se umuntu uzi bya YouTube cyangwa se uyibaho. Ni wa muntu uzajya uvuga ati okay, in case mukeneye azampa guidance, nimba mukeneye hari byancanze azahita ambwira ibi ngibi nyine. Ashobora kukwishyuza cyangwa se ntakwishyuza, ariko ukamenya neza ko at least uwo muntu mufite. Ibyo bizagufasha kumva audience. Ariko nanone nimba uwo muntu utamufite cyangwa se udafite ubwo bushobozi, ujye usoma content, ujye usoma comment plutôt. Buriya abantu banditse muri comment, kuko nibo bamenta bawe, bari abagenerwa bikorwa, nibo bazaguha inama za nyazo kuruta nuko njye nazigwa cyangwa se undi wese yazigwa. Buriya ko njye nakubwira ibintu ujye kubipratika wenda bitewe na experience afite, ariko nanone ntuziyibagize neza ko bano bagenerwa bikorwa cyangwa se abantu bareba ibintu byawe nibo bantu dukeneye cyane. N'umumenta wawe nibo bantu ari buze kuba yaguha inama kugira ngo ba bantu bashimishe ukomeze ubagumane. Cyo ni ikintu ugomba gushyira mu mutwe kandi ugafata cyane. Ujye usoma comment, wumve audience, wumve ibyo abantu bakeneye, wumve ibyo abantu bakeneye, ugendere mu uwo mujyo.
uzitegereze hari ukuntu postinga video ikajya viral cyane cyangwa se igakundwa cyane. Kenshi cyane iyo ukoze indi ijya gusa nayo n'ubundi nayo irakundwa, gutyo ukagenda ushyiramo ibintu bishyashya. No kubera iki? Wumviye audience, wumviye abantu bagukurikira. Icyo kintu ntukajye ukibagirwa. Ikintu cya gatatu, abantu bakiza kuri YouTube, amakosa mukunda kuba mwagira, nanjye narayagiraga, ni ikintu cyo kudakora ubushakashatsi. Ntabwo muzi gukora research, ubushakashatsi bw'ibyo mugiye kuba mwabwira abantu. Urabyuka mu gitondo ukumva neza ko nyine hari igitekerezo ufite, ugomba gukora video imeze gutya, ariko at the end of time ugiye kuyikora ariko nta bundi bumenyi buhagije nyine ufite y'uburyo ubibuze ko wakora iyo video. Iyo video akenshi cyane iyo ikoze gutyo nyine uhubutse, ni hahandi nanone igutwika ukabona ntibonye views. Kubera iki? Wagize igitekerezo cya video ndetse cyiza cyane, ariko nanone ntabwo wize uburyo ugomba gukora icyo gitekerezo cyangwa se ugomba kugishyira mu ngiro. Iryo rikabikosa cyane abantu bakiza kuri YouTube bagira. Usanga bafite ibitekerezo byiza ariko nanone ntabwo bakora ubushakashatsi bareba ati ese ko ngiye gukora kuri iki kintu ni bande bakoze kuri iki kintu, ese ko bakoze kuri iki kintu ni ibihe bindi bakoresheje. Yego birumvikana ntabwo ugiye kubakopera, ariko nanone ugomba kugira hint ukamenya ati ndi bubijyane muri ubu buryo biribuze kuba byakunda. Kureka ko wagira igitekerezo ariko nanone ntugikoreho ubushakashatsi ukumva neza ko ibyo watekereze ibyo ushaka ibyo ugiye gushyira mu ngiro, ariko se nubishyira mu ngiro urishuwa ko abantu bazabikunda. Reba ibyo abandi bakoze ubyirefereho, urebe ama sound effect, urebe nyine zimwe muri property bagiye bakoresha ama location, nawe wirefereho ugira indi idea. Ushobora kureba ibyo umuntu akora ntukore nk'ibyo, ariko nanone ukagira ikindi gitekerezo cy'ibindi wakora, ariko nanone cya gitekerezo kivuye kuri bya bindi umuntu yakoze. Iki nicyo kintu rero ugomba kwitaho kandi ugashyira mu mutwe wawe, kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikindi kintu cya kane, aba content creator bakiza batajya bitaho cyane, ntabwo content zabo zikemura ibibazo. Buriya ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo umpe umwanya wawe urebe ino video cyangwa se urebe iki kiganiro ndimo ndakugezaho, nuko uzi neza ko ibyo ngiye kuba nakubwira bizagufasha kuba nyine byakemura bimwe mu bibazo ufite. Niyo mpamvu nanjye nyine mwareba iki kiganiro. Reka tuve ku iki kiganiro cyane cyangwa se kuri iyi video ndimo ndakora, turebe wowe nk'umu content creator mushyashya wenda ufite ibyo urimo urakora. Ise koko i-content yawe cyangwa se ibyo urimo urakora birakemura ibibazo by'abantu. Reka tuvuge wenda uri gukora comedy. Tekereza se comedy zawe ni nzireba ziransetsa. Ushobora kuba ufite comedy zitari nziza pe, ariko nanone uburyo waziteguye bigatuma abantu bazireba. Bitewe n'iki? Hari ibindi washyizemo bituma bya bindi biba byiza kawe nubwo ataba ari byiza. Ibyo nibyo bintu by'ingenzi cyane bihura n'iriya point ya gatatu nakubwiye yo gukora research. Ugomba gushaka ikintu kibuze kuba cyakemura ikibazo. Tuvuge wenda nko mu Rwanda, wenda nta bantu benshi bahari bakora filime, ariko nawe filime ziri professional. Tuvuze filime ziri professional, ni ya filime bisaba byibuze amezi 3 cyangwa se umwaka igikimwe. Mu Rwanda ntabwo dufite. Bikinira ibintu bikina ziriya filime za theatre, bega ibintu biraho bashyiraho ngo, ariko mu by'ukuri wareba ugasanga nta kintu kinini kigari cyane kirimo nyine ku buryo ifilime yajya ku rwego mpuzamahanga. Icyo nicyo kibazo tugifite, ariko nanone ni gake wenda at the end of time bizaza, kuko buriya ntawe uvuga ngo yuzure ingobyi. Ariko nkawe nk'umu content creator mushyashya, tekereza ibyo ugiye gukora urebe koko nimba bibuze kuba byakemura ikibazo cyangwa se impamvu ugiye kuba wabikora ihari nyine irimo iraba nk'uko wabiteganyije. Aho ubundi noza nta mpamvu ufite ndetse content zawe zidakemura ibibazo bihari muri societe, icyo gihe uzaba urimo urata igihe cyawe, uta n'umwanya wawe n'amafaranga yawe. Nibwo cyagiye usanga umaze imyaka myinshi ukora, ariko nanone views ari nshya n'amafaranga ubona ari muri range imwe nyine adahinduka. Niyo mpamvu ugomba gukuza strategy nshyashya y'uburyo ugomba kuba wakoramo ibintu byawe. Ntimukajye mubyibagirwa kuko aba ari ibintu by'ingenzi cyane. Ikintu cya gatanu, icyo kintu cya gatanu nacyo ni ikintu cy'ingenzi ndetse cyane. Hari igihe usanga ukora ibintu byiza pe, ufite kamera nziza, ufite abakinnyi beza, buri kimwe cyose ni cyiza, ariko nanone defo ufite imwe ni title, amagambo wandikamo ntabwo ari curiosity. Ikintu si ubwa mbere kibabwiye, ikintu bita izina na thumbnail, iriya foto nyine bashyiraho, ni ibintu ugomba kwitondera kuruta nuko witondera iki. Icyo kintu cya mbere ugomba kwitondera. Ati impamvu ureba icyagukure kugira ngo urebe iyi video niki? Nimba uri uwa mbere ubonye iki kiganiro, cya mbere ni ifoto nashyizeho wenda igukurura ureba, kindi ni title. Maze kumva bigukuruye amarangamutima yawe urabireba. Birumvikana
video yanjye ni nziza pe nayikoze neza, ariko nanone ntabwo mfite bya bindi bikurura abantu nyine ngo baze bayirebe. Jya umenya neza ko ikintu ko cyaba ari cyiza cyose gikeneye abantu bakibona ngo kibe cyiza. Abo bantu rero bari buze ko bakururwa n'amatsiko, yega icyo wakoze nyine gituma kibakora bya bindi bigaragara. Hari ibyo bakubwiye ngo burya ikintu nyine kiri visible ko kigaragara cyo gituma umuntu agikunda, ibindi biza nyuma. Ariko nanone yamaze gukunda ibyo arimo arabona hanze. Ibyo kuri YouTube rero birimo biragaragara hanze ni izina cyangwa se iriya title washyizeho ikintu bita thumbnail. Thumbnail ni iriya foto nyine berekana. Ibyo bintu ntukajye byibagirwa. Uko uzajya utegura video yawe ugategura ibikoresho bikakaye bimeze neza, ujye wibuka neza ko ugomba kwiga uburyo ukora thumbnail n'amatitle ushyira ku bintu byawe. Nurangiza ibyo bintu numara kubyigaho neza ukabimenya ukabisobanukirwa, ndakubwiza ukuri ko uzaba uri mu nzira ya nyayo nyine yo kugira ngo ube successful, uve ku rwego rumwe ujye ku rundi, kuko hari ibindi nyine wasobanukiwe. Ikintu bita thumbnail ni ikintu cy'ingenzi cyane n'amatitle. Bisubiremo kandi mbishimangire. Ibi ngibi turi buze ko twabibona no muri point yacu ya 14 nayo ya nyuma. Niyo mpamvu ugomba gustikingana nanjye, ugomba kubana nanjye kugira ngo buri kintu cyose nkubwira ukinota ahantu, kubera ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kizagufasha. Natangiye kubona ari abantu bambwira ati wow, uzi ko ejo bundi natangiye YouTube twatangiye kuboostinga kubera inama zawe. Ati merci. Ibyo ni ibintu by'ingenzi. Rero nawe urimo urareba iyi video keneye ko nawe uzaba umwe mu bambwira ibyo bintu, batanga testimony yawe, byandika aho ngaho muri comment, unavuga ati ibi nibyo byatugoye, nimwandike muri comment. Kubera iki mutandika muri comment ngo ibi nibyo byatugoye tubiganireho? Nimba ari byakugoye bivuge, nzabikore ikiganiro. Nge ndi hano ku bwanyu brother na sisters, ndi hano kugira ngo kunganirane, tugiraho tuva tugiraho tugenda. Nimba ari byakugoye byandike muri comment, uyandike rwose ukumva ubishaka, wandike comment ndende, ndahari kugira ngo usubize video izakurikira. Nzareba ibyo murimo murambwira hanyuma nkore ikiganiro. Niko nkora ibiganiro byanjye ubundi. Ndashaka kumenya challenge zanyu, nshaka kumenya ibirimo birabagora. Aho hantu rero birimo birabagorera aba ariho nkora. Ikintu cya gatandatu, mu bintu byose ukora, muri content zose ukreya, ujye wibukamo ikintu cyo kutabowaringa abantu. Ikintu kibuke neza. Nimba ndimo nareba video yawe, ngomba kumenya neza ko video yawe ngomba gukomeza kuyireba. Nimba uvuga inkuru, nimba ukina filime, ugomba gukora igishoboka cyose ku buryo nkomeza kuba nareba iyo kintu kandi ngakomeza kuba nacyumva nyine giteze amatwi, kubera ko hari ibindi nitize nibuze kuba nabona nyuma. Hari ibindi wambwiye, hari ibindi nyine ndimo ndakunda gushishikariza kugira ngo at the end of this video uraza ko wasobanukiwe ibingibi. Ikintu cya 14 nacyo cya nyuma kibuze ko cyagufasha ibingibi, nyine ugakereye ikintu cyo kumva neza ko umuntu yumva neza agomba kureba iyo video, atagomba kuba yakora ikosa ryo kuvuga ngo reka nyisimbuke cyangwa se reka ngira ibyo nanga kuba nakumva, kubera ko nabisimbuka ari buze kuba yahomba ikintu kigari. Ibyo bintu niwo ugomba kubikira ikintu bita curiosity, amatsiko. Tera amatsiko abagukurikirana, babandi bagukurikirana bamara kugira amatsiko baragutiza amatwi, nawe ubabwire. Uko ugenda rero uba updating, ubaha ibyo bakeneye, niko bakomeza kureba nyine video yawe. Uko bakomeza kuba bayireba, nibyo ribuze kuba bya boostinga nyine aho video yawe ribuze kuba yagera. Baribuze kuba bayirekomanda ku bandi, abandi babona ibyo ukora bitewe n'ikindi kintu bita curiosity, amatsiko. Ikintu bita amatsiko ujye umenya neza ko ari ikintu cy'ingenzi cyane, kandi umenye ibintu byo kubowaringa abantu. Oya, ntago ari byo. Ntabwo wareba video uri bored, ntabwo byakunda kabisa. Urayireba nyine wumva uri bored, se ngundi muratumwanya wanjye wiki bite wigendera. Bibuze kuba byagusaba kugira ute, bibuze kuba byagusaba gutegura ikintu nyine kiribuze kuba cyatuma umuntu akomeza kureba video yawe. Ikintu gikitaho ni izi point zose mpamvu ushaka kuzandika ahantu. Najye gukora video yawe wibaza, ese ibintu 15 Olivier yambwiye byibuze bigomba kuba bigize video yanjye. Ubu iyi video ngiye gukora koko irabifite cyangwa ndimo ndapfunyikira Abanyarwanda? Abanyarwanda na YouTube rero ntabwo bajya babeswa. Iyo babeshye rimwe kabiri gatatu itabagenda, kandi yagiye Umunyarwanda kugira ngo umugarure brother bikubiza icyuye. Niyo mpamvu ugomba gukora ibishoboka byose ugaprovidinga igikwiye kuba cya providingwa, hanyuma nawe ukitega umusaruro uzava muri cya kindi wakoze. Bitari ibyo ngibyo ntabwo bizakugendekera neza. Ikintu cya karindwi,
iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Abantu benshi ntabwo bazi uburyo bavuga inkuru. Narakubwiye ati ibintu tudiringa nabyo kuri YouTube ni storytelling, ni ukubwira abantu inkuru kugira ibyo ubabwira nyine bakumva. Niba utazi uburyo ubabwira ibyo bintu ukabona nubwo byaba ari byiza ntabwo bazabyumva kuko urimo urabivuga nabi. Rero biragusaba uburyo ugomba kubivuga neza. Hari ibintu bigusaba kuba ufite ibikoresho bya hatari kugira ngo byibuze nuza kubibona agire nyine impression, agire ikintu kiribuze kuba cyamukururira gukomeza kukumva nyine, kubera ko hari icyo urimo uraprovidinga cyiza kandi akeneye no mu buryo agikeneyemo. Numvikana mu gihe umuntu yabonye ibyo akeneye ntazigera ajya, ariko niba utazi guprovidinga cyangwa se niba utazi kubwira abantu uburyo ugomba kuba wababwira ibyo ugomba kubabwira, bazigendera usange views zawe ni nkeya. Ugomba kwiga ikintu bita storytelling, kubwira abantu inkuru. Ikintu gishyire hano mu mutwe, umenye neza ko ugomba kwiga uburyo ugomba kubwira abantu inkuru. Ugomba kwiga uburyo ukinamo komedi zawe, icyo urimo nyine ukiga uburyo bagikora neza. Nta kintu na kimwe gishyashya ku isi, buri cyose hari aho tuba twagiye tugikura nyine ugasanga ni refeye kuri uyu nguyu. Akenshi cyane abo twirefera abo babaye successful nyine tukabamenya nuko hari strategy. Rero izo strategy yakoresheje nawe ugomba kuba washaka uburyo umukopera, ugashaka uburyo ukoresha ibintu nyine uburyo nk'ubwo yakoresheje, ariko nanone ntumukopere bigaragara, ariko nanone ugire ikintu kimwe cyangwa se advice imwe uribuze gukura kuri wa muntu. Nubigenza gutyo ndakubwiza ukuri ko uzaba uri mu nzira ya nyayo y'iterambere nyine, ariko nanone nitagenda gutyo bizakugora cyane, kubera ko at the end of time umeze nkaho utazi icyo urimo urashaka. Umuntu wese utazi icyo arimo arashaka ni uzahagarika kwiga, ariko mu gihe uzi neza icyo urimo urashaka uzarwana mpaka cya kintu urimo urashaka umaze kuba wakibona. Ariko mu gihe utarakibona nta mwanya wo kuryama, nta mwanya wo gutuza. Ugomba kwiga rero ikintu bita storytelling. Ikintu cya munani abantu benshi bakiza kuri YouTube badakunda kuba bamenya ni igihe cyanyacyo cyo gukora igikorwa. Iki ni ikintu kimeze nkaho nyine kigushokinze. Reka nkubaze, buriya baravuga ngo ikintu cyose gikozwe mu isaha nyayo nyine icyo gihe icyo kintu kikubyarira umusaruro. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cya hatari. Reka nkubaze, buriya reka tuvuge nko mu Rwanda ukoze video uyipostinze saa sita z'ijoro bro, saa sita z'ijoro wayikoze ku manywa, ninde uri buze kuba wayireba? Abanyarwanda biryamiye. Bizarindira nyine ejo mu gitondo niyo byuka tusabyuka twese turimo turarwanira nyine kwa uploadinga na uploadinga uriya ya uploadinga, usange nyine hari traffic nyinshi cyane. Ariko nanone bizahita bipfukiranya ya video wa postinze nijoro. Ariko nanone mu gihe wakoze video nziza, gukora title nziza na thumbnail ya fresh, hanyuma ukayipostinga wenda igihe ubona neza abantu bari active buriya hanyuma saa sita buriya na saa sita buriya abantu bagiye muri pause, noneho na nimugoroba guhera saa 11 aho yabawe no kuva mu kazi saa 12 kugenda ukageza byibuze nka saa 4 tuzapostinga izi video saa 4, uzapostinga saa 2, saa 11 na saa 2 wenda nicyo gihe wapostinga ama wenda saa 2 n'igice wakabije. Ariko ntujye nyuma yaho, kubera ko nicyo gihe abantu baba bari available nyine, nicyo gihe abantu bose baba bari ku murongo. Ariko nukore kosa ugapostinga video nijoro abantu badahari ntawe uzayireba nyine. Igihe cyanyacyo cy'igikorwa ibi bikajyana n'uburyo ukoramo content zawe, ukamenya ati okay, ino video ndimo ndayikora none igihe ngomba kuba nabwira abantu key point kakajambo nyine bakeneye kumva. Hari ukuntu buri muravuga ikintu ariko kakari ikintu nyine to hantu uvuga nyine ubuzi neza ati iki kintu ni ikivuga, ndaba nyine nkoze ikintu cyahatari wa muntu nkurikirana, ndaba mwemeje nyine, ndaba mukoze ahandi nyine yumvaga neza ko nshaka gukora. Ukamenya igihe cyanyacyo cyo kuvuga ibyo bintu nyine, cyangwa se cyo gukora uwo muntu aho hantu wumva neza ko ariho hanya aho ugomba kuba wamushima nyine. Ukamenya igihe cyanyacyo, iyo bita call of action, cyangwa se igihe cyanyacyo cyo gukora igikorwa. Ikintu cyose kibereye igihe cyanyacyo kikubyarira umusaruro. Niyo mpamvu nawe ugomba kumenya nyine audience yawe. Wakumva neza ari bitarimo wakumva neza ari ibyo urimo utarimo urasobanukirwa neza, kandika muri comment se ibutaha wazatubwira kuri ibi ngibi ibintu nk'ibyo nyine, kugira ngo we kugendera ku bitekerezo byanjye nawe ibigucanze ngo facilitate cyangwa se ngufasha kugira ngo ibyo nimbikora bizatuma ugira indi mitekerereze. Hari ubundi buryo nyine wumva mu ibintu bigendeye ku bitekerezo byawe, kuko hari igihe umuntu akubwira ibintu
wakumva neza ukumva nyine nubwo ari byo ariko nanone hari ibindi bindi umukeneyeho. Ibyo umukeneyeho rero nibyo mashaka kwandika muri comment kugira ngo ubutaha nzabikubwireho dukomeze kuba twagendana neza. Ndabizi neza ko abazagendana nanjye muri iri somo bakagenda step by step bazagera kure kandi bazakora ibintu bya hatari bitaragerwaho n'undi uwo ari we wese. Ndagira ngo mbabwire ko buriya ibihugu byinshi nyine byo muri Afurika, wenda hano mu Rwanda biri mu bihugu nyine bikoresha YouTube cyane kubera ko internet irahendutse, ariko abaturage ni benshi bakoresha YouTube, ariko aba content creator bashyira ibihangano byabo kuri YouTube ni bake cyane kubera ko Abanyarwanda dufite ikintu cyo kwigana. Koze iki ejo uraje ukora iki, ejo ndaraza akora iki, undi reba nk'ama podcast ari mu Rwanda akora bimwe kabona nyine nta gashya, nta kintu gishyashya bashyizemo. Cyo mumva nuko bagomba gukora podcast se ugiye gukora ibintu nta gashya nk'ibyundi, washatse ikintu gishyashya ku content zihari ukareka kugendera mu kwaha kundi bavuga ati dore uriya nawe yiganye uriya, ibintu mujye mubyitaho. Ikintu rero cya cyenda, iki kintu cya cyenda kimeze nkaho kireba abantu bamaze imyaka cyangwa se igihe kinini bari kwizimwa nkoranyambaga. Nawe cyangwa se n'undi nawe uri mushyashya, mwese birabareba muri rusange. Ni ikintu bita kutongera ubumenyi, to improve your skills mu bintu ukora. Ese content yawe ko wayitangiye wenda abantu bakayikunda, Abanyarwanda icyo ugomba kumenya cyo turaharara. Kuri murandeba gutya ejo uzaba wamparadutse ujya handi, birumvikana biribuze kuba byasaba akantu gashyashya nyine new skill, ubumenyi bushyashya bivuze kuba nashyira ku meza kugira ngo nkomeze ngo keeping wowe, ariko nta gukipinga uzigendera tu kubera ko nta kintu nyine gishyira murambonaho. Ibyo bintu byose biterwa nyine no kutiga. Niba ushaka ibintu bishyashya ugomba kwiga bro, ugomba kwiga. Akavuga ati ugomba kongera ubumenyi, nimba ari video editing ukongera ubumenyi muri video editing, nimba ari coloring ukongera ubumenyi muri coloring, nimba ari iki ari storytelling ukongera ubumenyi muri storytelling, nimba ari ukwandika ukongera ubumenyi. Ukareba nyine bishyashya biribuze kuba byatuma nyine abantu babona hari utuntu dushya nyine ugenda ubashyiriramo nyine tugenda tubenteresa ukuntu. Nawe uzitegereze iyo uhora ureba ibintu bimwe mbega nyine bizaje rimwe always, igihe kiragera nyine ibyo bintu kumva ntugishaka kubireba kubera iki, nuko ari byo bintu bigora mu maso. Ariko mu gihe hari ibindi bishyashya baguhindaguriye mbega nyine ntuzanatekereza hano kubera ko ibyo wajya kureba handi si uzabikura, kuko wa muntu nyine ufokasinzeho hari ibintu bishyashya guprovidingira, hari ibindi nyine ashyira ku meza. Ibyo bigatuma ukomeza kuba uri focus nyine uri ahantu hamwe. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ujye ukibuka mu gihe ugiye kuba wakora content yawe, ikintu bita improve your skill. Ujye wongera ubumenyi muri content yawe, mbega buri kimwe, yaba ku editinga, yaba kwandika, mbega buri cyose ushaka kwiyongeramo nyine ubumenyi kugira ngo ukomeze keeping abantu bawe ntibazigire banatekereza kuba bagusiga ngo bajye ahandi. Ikintu rero cya 10 ni ikintu nacyo cy'ingenzi cyane, ikintu bita bad audio quality. Sound yawe imeze ute bro? Niki ukoresha? Buriya ndakubwiza ukuri, buriya content creation isaba nyine ikintu bita kwitanga tu, nko kwitanga mbega nyine ukagira ibyo ushobora, kuko ni business narabibabwiye. Hari igihe ubona sound nyine itameze neza, ukabona sound ntabwo imeze neza. Reka nkwereke wenda nko haka mikoro ndimo ndakoresha agaposheti, sinzi aho nagashyize, kaze nkabereka. Dore nk'aka mikoro urumva sound imeze neza, nta kibazo ifite pe. Singaka uburyo kameze, nuko kaba kameze always ntikajya gahinduka. Ntabwo ari ibintu bihenda cyane, bari amafaranga makeya, ntabwo bari amafaranga menshi nyine, kandi ni ibintu nyine ukoresha igihe cyose igihe urimo urakora content, kugera igihe uzabona amafaranga ukimuka ugagira ibindi ukora bitewe na content yawe. Ariko nanone mu gihe ibyo urimo uravuga tutabyumva, ni gute tuzabasha kuba twagukunda mu gihe amasound yawe aturya mu matwi, atume n'amatwi ndumva ibintu byawe nkavayo umutwe wandiye, birimo urusaku, sound ntabwo imeze neza. Hari amasound nyine aciriritse adahenze cyane, ayo masound nawe wayashaka yakoresha ibintu ukareba ko bitamera neza. Buri cyose ujye umenya neza ko umwimerere wacyo cyangwa se uburyo ugaragarira nyine abantu nibyo bituma abantu bakomeza kuba bari interested muri bo, bakumva nyine bakeneye byinshi bikuvaho kubera ko nyine hari icyo waprovidinze tu. Sound ujye umenya kuyitaho,
uzi ukora nyine ikintu ku buryo sound yawe iza kuba imeze neza, mbega nyine itarya abantu mu matwi. Iki kintu muzacyiteho nacyo. Ikintu rero cya 11, nimba ugeze kuri iki kintu cya 11 urushaka nyine ufite ibyo ukeneye nyine kwiga, nanjye ndahari ngo mbiguhereye, ukomeze urindire ndi bukomeze kuba naguha ibintu nyine tipe wagenderaho. Ikintu cya 11, nuza ku YouTube uzite ku kintu bita gucreatinga community, ucreate umuryango. Ati gucreate umuryango ni gute? Urabizi nawe uburyo wita ku muryango wawe cyangwa se kurema inshuti. Uko wumva neza ko iyo shyize ikiganiro uba ugomba kuba waza kukireba most of time arigiye nkora kabiri mu cyumweru cyangwa se rimwe. Amenya neza ko byibuze mu cyumweru ugomba kujya kuri Creators Rwanda ukareba birimo birajyamo mbere. Nawe niko ugomba kubikora kuri channel yawe. Ugomba kurema ikintu cya interaction, ukababwira abantu bakandika muri comment ibyo bashaka, hamwe mu makosa, ibintu nk'ibyo nyine ibyo bagukeneye ukabyumva, ukarema nyine communication. Buri umuntu cyangwa se viewer nyine cyangwa se umuntu uri aho ngaho nyine utegereje ibyo ari buze ko yagenerwa, aba yifuza ko at least abona neza ko n'ukora ibyo bintu ari in touch nawe nyine amwumva. Niki kizamwereka rero ko amwumva? Wa muntu ukora ibintu nayandika muri comment akavuga ati murakoze rwose, mwakoze ikiganiro cyiza, nawe ukagenda ukandika muri comment ukamureply ukamubwira mwakoze cyane kugikurikira rwose, namwe Imana ibahezagire. Ibyo gusa biba biremyemo wa muntu umutima mwiza wo kumva neza ko wa muntu ari dukonsidaringa nyine, ugacreate community ikomeye kandi iri strong kugira ngo nyine abantu bakwiyumvemo, kuko niba batakwiyumvamo nibo bagererwa bikorwa. Uzategereza ko rende wundi uzakwiyumvamo. Ugomba kwiga gucreate ikintu bita community. Community ni ingenzi, abantu nyine umeze nkaho nyine ari abantu bawe, abantu bazajya baza nyine bazi neza ko bagomba kumva ibintu byawe. Nicyo kintu buriya Isimbi TV yarishije andi ma televiziyo yose yo kuri YouTube na Gerard Mbabazi. Bafite uburyo baremye umuryango, ko numva ngo ni Isimbi community, ngo umuryango mugari w'Isimbi, mbega nyine inkuru yanjye, mbega bari abantu ngo yago big energy, n'abantu ari mararema biwe nyine bamukunda. Bari abantu bose bararemwa. Nimba uje ugatanga ibintu ukigenera utari mararema community, bizakugora cyane. Ugomba kurema abantu bazajya bagaruka kureba ibintu bya kubera bakwiyumvamo. Ntabwo bakubona nk'umu content creator nk'umuntu muri YouTube gusa, oya, ahubwo bakubonamo ikindi kintu kigari. Ibiretse no kuri YouTube no mu buzima busanzwe birakonta cyane, kuko usanga nyine umuntu ufite business udafite abakiriya bahoraho bidakunda kuba byagenda neza. Na YouTube rero nkuko nakubwiye ko ari business, nawe ubukeneye abantu bahoraho bumva ibintu byawe kandi utega amatwi. Ibyo bibuka icyo kintu cyo gucreate community. Reka dukomeze, iyo dukomeza tujyamo imbere umenye neza ko birimo biragenda biryoha. Kandi ka 12 rero ko ni akantu k'ingenzi cyane. Abantu bose mukiza kuri YouTube cyangwa se aba YouTuber bashyashya mugira defo, mugira ingeso yo kumva neza ko buri kimwe cyose mugomba kugikora neza. Brother, uruwuhe, sister uruwuhe, ukora ibintu neza. Ibintu urabikora bibe byiza. Niba byiza it's okay. Rero niba bitaba byiza ufite undi munsi wejo wo gukosora ibintu. Rero wihora kuri panique kumva neza ko ibintu byawe bigomba kuba byaba perfect. Ibi cyo perfect aho ni iki? Bituma udakora ibyo ukwiye kuba wakora. Hari abantu benshi badatangira ama YouTube atari uko babuze ko cyangwa se badafite idea, ahubwo bumva neza ati ariko se ndatangira ndafite byibuze Canon ya miliyoni zingahe kandi ufite iPhone. Mbega nyine ufite ibikoresho biri hafi, ariko nanone kugira ubwoba bwo kumva neza ugomba gukora ibintu perfect neza, n'iki kintu kirimo kirakuzitira. Ariko nuzajya utekereza gutyo ujye wibaza ati ese kugira ngo u Rwanda rutere imbere cyangwa se rugera nga tugeze nubwo tutaratera imbere byahereye ku bihuru, byahereye nyine ahantu hari insina, bashyira imihanda, biraza neza, haza mituweli, haza ama internet canal box, haza amashanyarazi, haza ibibuga by'indege, ibintu birakura step by step gake gake. Ariko impamvu byabaye nuko habaye ubushake nyine bwo kumva neza ko ibyo bintu bigomba kuba byaba. Niko nawe ugomba kubaka channel yawe rero. Ugomba gutangira ibintu bitari perfect, ko bigenda biza bikagenda bikubyarira umusaruro gake gake. Kuko nk'urugero nkanjye ngambaye testimony gake. Hari channel yanjye bita Oliver Rikra. Nayitangiye kera man nta subscribers mfite. Hanyuma icyo gihe nari mfite akazi katanyishyura bya hatari,
ngenda nyine nyikoza gake gake. Nimba ureba hano mfite ibikoresho, hano hari mixer, hano hari n'ibindi byinshi mutabona. Aya ngaya yose ni amamashini ayo nkoresha kuri codinga, niyo editinga. Hano hari yindi kuri amakararingi, hano iyi ni mixer, ni byinshi. Naho hari ibindi, hariya ni internet canal box. Uburyo nigiye mbikora nigiye mvuga ngo okay, YouTube izirema, ariko nabikoze nyuma nyine itangiye kuba monetize, ntangiye guhembwa wenda 20 banze mbona amadolari 70 mu mezi abiri. Bene nkamba ko amadolari 70 ndayakoresha kugira ngo nubake YouTube. Ndayirema bigira igihe nyine birarenga, ukagira income nyine iri hejuru ku buryo ya income nubwo yakemura ibyo kuri studio no still hari ibyo usigarana kandi byinshi. Uko niko kwa nyako nyine nawe wagakwiye kuba utekereza mu YouTube, ugatangira ibintu bitameze neza, ugahasoringa nyine, kuko iyo ugitangira ibintu birakugora. Hanyuma yatangira guhembwa, ugatangira kuvuga ati okay, ubwo itangiye rero hari ibyo ntarakemura nkeneye. Yumvikana nimba nkeneye kamera nziza, YouTube nzajya mpembwa wenda 500, ariko ibyo 500 nimbihembwa nzajya ngabanyaho, mvuge ngo 300 wenda ndasevingira kamera ikoresha 200 mu mibereho yanjye. Ariko YouTube nyine ikagenda yikorera ibyayo, ariko nanone udahagaze gukora. Tukahagarara gukora ngo nuko nta bikoresho ufite, ntabwo buri cyose wagikora neza. Ujye wibuka icyo kintu. Ikintu cya 13 rero, abantu bakiza kuri YouTube mugira ikosa rikomeye, ni gukopiya abakompetita. Tekereza nimba ufite umwanzi wawe ukajya kugerageza gukora nk'ibyo akora, najya kukurimbura nanone azamenya aho guhera, kuko arakuzi neza ko wakopiye ibye. Ibyo bibaye n'igihe kinini zikata zose. Birumvikana, reba icyo ushaka kwirefera hakora, ariko nanone ntumukopere ngo ukore ibyo akora. Ko nubikora, hari ikiganiro nigize kubivugamo, biratuma uguma hasi. Ntabwo nzajya kureba ibintu ukora n'undi wese akora nk'ibyawe kandi nzi neza kuri yakora byiza cyane kukurusha, ngo njye guta umwanya wawe ku bintu byawe bidasa neza, ku bintu byawe bitarimo ubuhanga nk'ibyuri yakora, ngo ntumwanya wawe kubyawe kandi hari undi wundi ufite ibindi. Kopera ibyo akora, strategy akoresha, nawe uzane idea nshyashya. Ngo nuzana idea nshyashya, ntabwo nzita kureba uburyo bimeze, as long as ibintu ndimo ndabona ari we wa mbere ubikora. Reba nguriya mujama bita Budiro, abari aba buri kantu. Njye buri muri YouTuber wese ubaho ukora ndamureba pe. Uriya mupeti ngo ni Budiro yazanye ibintu byo kuvuga amakuru yo muri showbiz, ayavuga nyine mu kintu bijyanye nk'abapade, Musabiusi, ngo yago witabagwinusi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbega nyine afite ikintu cyo afite ibintu bye akora mu buryo bwiwe. Uzarebe nta bintu bya danje akoresha, ni agafone, mbega amashusho ntasamaje, ariko nanone abantu barabireba kubera iki? Ni ikintu cye cy'umwihariko nyine. Ngo utekereza ufashe content nk'iriya yiwe, ugiye kuyikora nk'ibyo akora, ariko nanone we urimo urakoresha ibintu biri munsi y'ibye. Urumva saro uzaza kubireba? Nta uzaza kubireba. Ugomba kwiga kudiringa n'amarangamutima y'abantu, kamenya ati okay, abantu bakunda ibi, ngomba kubajyana gutya. Numara kumenya uko bajyana bizagenda neza. Ariko nanone nukopiye ibintu by'umuntu wakurenze kandi udafite n'ubushobozi bwo kumukompeta, ndagukomeje cyane, ingaruka zizavamo ntabwo zigera zikubera nziza, nyine uzaferinga mu ntangiriro za, kuko wipashe muremure ibyo utazi nyine. Ikintu cya 14 rero nacyo tugiye ko twasorezaho, buriya nimba audience yawe cyangwa se nimba abantu bagukurikirana ku mbuga nkoranyambaga banga ibitekerezo biba muri video yawe, uba warangiye. Kuko nabikubwiye, umuntu ashobora kuba afite video mbi cyane na sound wenda idashimisha, ariko nanone imeze neza, ariko nanone ibitekerezo by'uwo muntu ukumva biraryoshye cyane. Ibyo bitekerezo rero nibyo by'ingenzi ugomba gufokasingaho. Nimba ufite kamera nziza, ufite ibikoresho byose, ariko nanone nta bitekerezo ufite, utete vide, ntacyo uri bubwire abafana, nta mufana uri buze kugutaho umwanya. Nimba abantu bagukurikirana rero banga ibitekerezo byawe, bizatuma views zawe zikomeza kuba zaba hasi. None se ubwo azagukundira iki? Nta gitekerezo, nta kintu kizima muri muramuprovidingira. Nese araguha umwanya wiwe kwa nini? For what? Ibitekerezo rero aba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Uzureba ibitekerezo, uri kugira ngo umenye neza ko ibitekerezo abantu ibitekerezo muratanga abantu babikunze, uzatangira kubona muri comment barimo barandika. Ubona umuntu aravuze ati murebe ko uyu muntu tuyu n'uyu, uzitegereza urebe buriya ngo mbega asanga bafite amagambo, comment zabaye nyinshi,
noneho iyo uri engaged urimo urabasubiza ikiganiro kikaryoha nibwo uhita ubona neza uburyo video yawe ijya viral. Nanone ujye umenya neza kuganiriza umuntu mubwira ati niba bigenze gutya next time dukorere kwibi, mbega nyine ugire engagement kugira ngo abantu babashe kuba bakunda ibintu byawe. Ndakeka rero nanga dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Icyo nakubwira ni kimwe, nimba ufite igitekerezo cyangwa se icyo ushaka twazaguhaho ubwunganizi ubutaha, ikiganiro gitaha nzavuga ku byo mwanditse muri comment gusa, nta kindi kintu nzakoraho, nta kindi nzategura. Ibyo mwanditse nibyo nzagenda nyine mbikoreho, ngire nyine idea mbaha ku ibyo bintu nyine mwanditse ku mbogamizi mwahuye nazo. Ikibazo ga ntabwo muzandika, nose nzazibwirwa n'iki. Nimba ari imbogamizi wahuye nazo uri muri akreya, byandike kugira ngo mumenye neza ko nyine n'abantu bagenda bankurikirana mu aya masomo ngenda nyuzaho bahari, nyine menye uburyo tugomba kuba twagendera mu mujyi umwe, ntazabasiga asanga wenda muri inyuma kandi mwakabaye muri kumwe nanjye. Ciao ciao, mugire Imana.